gufasha mu mibereho yawe ya buri munsi. Yego mwizere, iyo wizeye Yesu Kristo, njya mbibwira abantu, byose abigufashamo, byose arabigukorera, byose arabiguha. Cyane ko muri ubu buzima bugiye butandukanye tujya tugenda tunyura ahantu hagiye hatandukanye, tukagenda tubana n'abantu bagiye batandukanye. Buriya rero reka mbabwire bavandimwe, Imana yacu iba yagendanye nawe, Imana yacu iba yabanye nawe, Imana yacu iba yakurengeye mu buzima bugiye bugoye. Yego cyane ko iyo dutembera ntabwo tuba tuzi ngo turi butahe, iyo dutembera ntabwo tuba tuzi ngo ndavuga twagiye gushakisha imibereho yacu y'ubuzima. Turabakunda abantu mukurikirana urubuga Yesu, mumeze neza. Cyari ikiganiro narinzanye kivuga ukuntu Imana igendana nawe uzindutse mu gitondo, ariko mbere yuko wabyuka ugiye gushaka imibereho, ujye urabanza usenge, wiragize Imana, uvuga ati Imana ndahagurutse ndagiye, ngiye gushaka imibereho, wirigwane nanjye. Icyo gihe iyo wabanje gusenga Imana, Imana yirigwana nawe, Imana yirigwana nawe, ikakurengera muri ibyo byose, ikagutabara muri ibyo byose, ikakurinda mu ngendo. Cyane ko tuba muri iyi si irimo imiruho, imibabaro ndetse n'agahinda, ariko hamwe no gusenga Imana yacu izajya iturinda muri ibyo byose nababwiye hasi hashize. Turabakunda, nimugira amahoro ya Kristo. Yari ukorera ku rubuga Yesu ukubwiye ngo iyo wizeye Yesu Kristo byose azabiguha. Nubwo turi mu buzima bugoye, ubuzima butandukanye, ariko hamwe no gusenga Uwiteka Imana yacu azajya aturinda muri